tekereza iswala yawe itemewe itakiriwe mu gihe kingana n'iminsi 40 kandi wakoze udhu neza, wasaye werekeye qibla kandi wasaye wibombaritse utananyweye n'inzoga, ahubwo bitewe na telefone yawe. Reka mbigusobanurire neza. Umuntu wese uzareba ibijyanye n'inyenyeri ari byo bita zodiac sign, akareba igihe yavukiye kijyanye n'inyenyeri, hanyuma akaba yajya kuri Google akaba yabaza Google ibijyanye n'inyenyeri ndetse n'ibisabwa cyangwa se igihe yavukiye, ibyo bimusaba, uwo nguwo ushobora kugwa mu kutakirirwa iswala yawe mu gihe kingana n'iminsi 40. Kuri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti: man ata arrafan fasa'alahu an shay lam tuqbal salatahu 40 layla. Uzaza akabaza umupfumu kumubaza gusa, ntago iswala izakirwa mu gihe kingana n'amajoro 40 cyangwa se n'iminsi 40. Hanyuma noneho wa wundi ubyizereramo unabishyiraho imyemerere ye, uwo nguwo we birangira ibikorwa bye byangiritse cyangwa se ibangikanyamana rikuru. Tubisanga muri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam igira iti: man ata kahinan faqad kafara bima anzala ala Muhammadin. Uzaza ku mupfumu akemera akanizera n'ibyo amubwiye, uwo azaba ahakanye ibyamanuriwe intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Muvandimwe mu Islam, amatsiko yawe nazatume wangiza iswala zawe zigera ku minsi 40, ndetse no kwizerera mu bantu usize Imana ntibizatume ibikorwa byose wakoze kubera Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala byangirika. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.